Ese kugira ngo uvuge ko ukunzwe bigenda gute? Kugira ngo wemere ko ukunzwe ni igihe umukunzi wawe azemera kukugaragaza mu ruhame cyangwa akakugaragariza ababyeyi be. Ariko se niba uzi ko ukundana n'umuhungu akaba azi ko mujyana nimugoroba gusa, ukaba uzi ko atakugaragaza mu bandi, muri make agukunda nk'urumogi. Abakunzwe nk'urumogi mwihangane, sinshaka kubakomeretsa, ahubwo hano tuje kugaruka kuri couple 10 za mbere zikunzwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abanyamakuru, ama YouTube channel nasiba kubavuga. Izi ni couple 10 zikunzwe hano ku mbuga nkoranyambaga ziba ziri kubica bigacika. Fasha twikomereze nkugezaho top 10 ya couple zikunzwe. Couple iza ku mwanya wa 10 ni couple ya Jojo Breezy na Divine Uwa. Ndizera ko aba ubazi, niba ukunda kureba TikTok cyane cyane ku bintu bijyanye no kubyina, aba uzababona. Niba ukunda indirimbo z'abahanzi bagezweho hano mu Rwanda, uzabasangamo barimo kubyina. Uyu Jojo Breezy baramuzi cyane, ni umusore ukunzwe n'abatari bake bitewe n'ukuntu azi kubyina neza cyane, hamwe n'umukunzi we Divine Uwa. Aba rero amazina yabo biswe n'ababyeyi. Jojo Breezy ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Murego Joseph, naho Divine Uwa yitwa Uwayezu Divine. Ndizera ko iyi couple nawe uyizi, niyo mpamvu kuri Retina twayizanye ku mwanya wa 10. Twikomereza umwanya wa 9. Umwanya wa 9 turawusangaho Rusine Patrick na Aileen. Iyi couple yo nubwo muzi ko ngo Rusine ngagira amagambo ngo n'umunyarwenya, ariko iyi couple wagira ngo yaribayeho mu banga, kubera ko iyi couple abenshi tuyimenye akenshi bamaze gusezerana ku itariki 12 z'ukwa 9 2024. None mu gihe bibaye ibyo bahita bagaragaza hadaciye n'iminsi bagaragaza bafite umwana w'amezi 8, kandi abantu bakurikiranye ubuzima bwa Rusine ntabwo bari bazi umwana we, ariko aza kugaragara akuze afite hafi amezi 8. Rusine Patrick na Aileen ntibasiba kugaragaza ubuzima bwabo babicishije ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, aho uzasanga bafite YouTube channel bacishaho ubuzima bwabo bwite. Aho nk'urugero bacisheho nk'ikiganiro Rusine Patrick arimo guhereza umugore we imodoka yimuherezamo impano. Izi nazo ziri muri couple zikunzwe hano mu Rwanda. Twikomereza ku mwanya wa 8 turasanga Zikurikiranwa na Ariane Kali. Iyi nayo ni couple yakunzwe cyane. Zikurikiranwa ni umusore wamenyekanye mu gukora ibiganiro by'ubusesenguzi kuri DCTV Krema, aho usanga asesengura ibiganiro bigiye bitandukanye. Zikurikiranwa aba nabo urukundo rwabo rwaramamaye cyane, kubera ko nk'urugero urukundo rwabo bazi kugwamamaza bacishije nabo ku mbuga nkoranyambaga, nkaho bafite nka YouTube channel yitwa Zikurikiranwa Ariane Kali, aho bazi gucishaho video bagaragaza ubuzima bwabo bwite bw'ukuntu babayeho, aho usanga bakora ama prank, ama truth or dare. Nabo bari muri couple zikunzwe cyane, baza ku mwanya wa 8 muri couple zikunzwe hano mu Rwanda, kubera ko nka couple yabo kuri YouTube channel yabo uzasanga bafite ikiganiro cyakurikiranwe n'abantu benshi bitewe n'ukuntu Zikurikiranwa yagaragaye yambaye ikanzu muri video iri kuri YouTube channel yabo. Aba nabo ntibasiba kugaragaza ubuzima bwabo bwite babicishije ku mbuga nkoranyambaga, kandi barakunzwe cyane. Ku mwanya wa 7 turasanga Junior Giti na Muhoza Ange. Aba nabo ni couple ikunzwe cyane nka Junior Giti icyamamare kizwi cyane kuko gifite company yitwa Giti Business Group itunganya amafilime mu kuyasobanura, kandi akaba Giti afasha abahanzi mu buryo bwa management, bimufasha kuzamura izina rye no kuzamura amafaranga no kuzamura igikundiro. Uwo Junior Giti nawe yaramamaye kuko ari mu bagabo bazi kwita ku mugore neza,
azi no guhereza keya abana be, ntatsiba kubigaragaza nawe ku mbuga nkoranyambaga kandi bigakundwa n'abantu benshi, aho nabo uzasanga kuri YouTube, kuri Instagram, kuri account ya Instagram ya Junior Giti nayo ikurikiranwa n'abantu batari bake bitewe n'ukuntu bakunda ukuntu Junior Giti azi gupostinga abana be n'umuryango we. Iyi nayo iri muri couple zikunzwe cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twikomereza iyi couple yo ya gatandatu, nubwo tuyigarutseho bamwe barabihakana abandi bakabyemeza, ariko twego kuri Letina twaje nayo kwihitamo mu makouple akunzwe. Aba n'abandi couple ya gatandatu tuyisangaho Nyambo Jessica na Titi Brown. Nyambo Jessica wamamaye nk'umukinnyi w'amafilime, ukina filime z'akaziyobora, akina no muzabandi wamamaye muri filime ya My Heart, muri Kiraman Empire, muri The Message, Ibanga hamwe n'izindi. Uyu nawe ari mu bakobwa bamamaye kandi badahwema kugaragaza ko nabo ari abakobwa beza muri sinema. Nyambo Jessica na Titi Brown ntago bakunda kugaragaza ko bakundana kuko bagaragaza ko ari aba best, ariko aba best ibyo nabyo twege ntago tubigenderaho. Kuri Letina nabo twabagaragaje, nabo ni couple kuko n'ikiganiro kigeze gutambuka ka Aisha avuga ko burya Nyambo Jessica na Titi Brown barakundana, kandi tuzi ko Aisha nawe ari mu nshuti za Nyambo. Uriya Nyambo Jessica na Titi Brown ntabwo mwatwika inzu ngo muhishe umwotsi, kubera ko byaje kurangira bigiye hanze ko mukundana, kuko bitewe ko na Titi Brown hari amavideo yagiye yifata ahereza keya nyinshi cyane Nyambo Jessica nawe bikarangira agaragaje ko amwishimiye, kamukunda cyane birenze iby'aba best. Twikomereza umwanya wa gatanu turawusangaho Iradukunda Elisa na Prince Kid. Iyi couple yo yaje noneho umva ibihuhura byose cyane, kuko iyi couple nayo iri muri couple zakunzwe cyane, kuko bivugwa ko Iradukunda Elisa nawe ari mu bakobwa bagaragaje urukundo ruhambaye arugaragariza Prince Kid, kuko Prince Kid yararimo gushinjwa ibyaha bijyanye n'ubusamba, gufata ku ngufu abana b'abakobwa bazaga muri cya gikorwa cya Miss Rwanda. Kandi Iradukunda Elisa nawe yaje kuba Miss Rwanda, nubwo Prince Kid hari ibyaha byaje kumuhama, ariko ntibyabujije Iradukunda Elisa kumukunda bikanarangira basezeranye. Iyi nayo iri muri couple zakunzwe cyane, kuko Iradukunda Elisa yahise ashimangira ko nawe batamubarira mu gatebo k'abakobwa b'i Kigali, ahubwo nawe agira urukundo. Ibi byaje bihinyuza abavuga ko i Kigali batagira urukundo. Iradukunda Elisa yaje abishimangira ko i Kigali hakiri abakobwa bagira urukundo. Twikomereza umwanya wa kane turawusangaho Kimenyi Yves na Muyango azwiho kuba ari umunyamakuru mwiza cyane, umunyamakuru ukora muri entertainment. Naho Kimenyi Yves ni umukinnyi wabigize umwuga muri football, nawe wamamaye cyane kuko yari umukinnyi w'umuhanga. Muyango na Kimenyi Yves nabo ntibasiba kugaragaza ko bakundanye cyane, babicisha ku mbuga nkoranyambaga, kandi nabo bari muri couple zikunzwe hano, kubera ko nabo bakurikiranwaho cyane n'abafana. Abafana barabakunda, nabyo bita bishimangira ko twabashyira ku mwanya wa kane. Twikomereza twimanukira umwanya wa gatatu turasangaho Bahavu Jeannette na Frere Legend, n'abana bo bahujwe n'akazi no birangira bakundanye, kuko tuzi twabo usanga tubahuza cyane, kuko Frere Legend nawe ni director photography, akaba editinga amafilime, kandi uyu Bahavu Jeannette nawe tukaba tumuzi nk'umwactrice mwiza cyane hano mu Rwanda, kuko yagukiniye nko muri ira filime y'uruhererekane Impanga, agukina no muri Stimade irimo gutangira, kandi yagaragaje ubuhanga budasanzwe kandi agikomeza kutugaragariza. Iyi ni couple nayo isezeranye ejo bundi, ariko nayo iri muri couple zikunzwe cyane hano mu Rwanda, kandi ugereranyije nazo zikunda gusacingwa n'abantu benshi cyane, aribyo bituma baza ku mwanya wa gatatu.
ese wowe wakurikiranye ikiganiro tukaba tugeze ku mwanya wa gatatu uri kumva ari uraza ku mwanya wa kabiri cyangwa uwa mbere? Niba ushaka kubimenya kandi ikiganiro ukumva ukuntu ari cyiza, nakwibutsa kunkandira subscribe kuko niwo musanzu gusa ndi kugusaba njyewe Lilibi Osama. Ese mwumva ko njyewe nzabagaragariza couple yanjye ryari? Mwibitindaho kuko muracyahishiwe. Twikomereza ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri harazaho Nishimwe Naomi na Michael. Iyi nayo iri muri couple zikunzwe cyane kuko aba kuri Twitter, Instagram, kuri YouTube ntabwo wa scrollinga nk'umuntu ukunda gukurikirana ibyamamare, ntabwo wa scrolling inshuro zirenze 5 utarababona, kubera ko aba bantu baramamaye cyane. Nk'urugero ejo bundi hari gucicikana ifoto igaragaza ko Nishimwe Naomi atwite, ariko ibi ntabwo bari babitangaza ngo abyemeze neza, ariko nyine ubona ko akurikiranweho cyane. Nishimwe Naomi na Michael. Nishimwe Naomi yaje kuba Miss Rwanda 2020, umukobwa wagaragaje ubuhanga, agaragaza ko afite umuco, nawe wakunzwe n'abatari bake hano mu Rwanda bitewe n'ubwiza bwe. Uyu mukobwa yavuze ko nta wundi muhungu yahereza urukundo rwe uretse Michael, umusore w'umunya-Ethiopia. Ubona ko iyi couple ngo ni nziza cyane, abantu barayikunda, bikaba byatumye tuyishyira ku mwanya wa kabiri hano kuri Retina TV. Ese urumva rinde uza ku mwanya wa mbere ugereranyije nabo twavuze n'abasigaye? Urumva rinde ushobora kuza ku mwanya wa mbere? Twikomereza ku mwanya wa mbere. Mbere yuko mvuga, manza wandebera ko wakanze subscribe, numva ikiganiro cyiza nkandire like, numva ari cyiza, hari abo nibagiwe cyangwa hari n'ikindi kiganiro wifuza ko twakugezaho, nkandire ubwire comment, ubundi nkugezaho umwanya wa mbere. Umwanya wa mbere turawusangaho The Ben and Pamela. Urumva ko nta kindi narenzaho, aba nabo bari muri couple zikunzwe cyane hano mu Rwanda. Hano iyo uhageze ubundi dutera n'uturabo ukababwira ati muzabyare hungu na kobwa. Iyi couple irakunzwe cyane kuko nk'urugero byizo nyine, reba nka video iri gucicikana nko muri iriya ndirimbo ya Best Friend ya The Ben na Bwiza, aho byagaragaye ko burya umuntu wakoreye makeup The Ben ari umugore we Pamela. Bega ibintu byari biryoshye, ni ibintu byari biryoheye amaso, kandi ubona ko ari byiza kandi bikomeza no kubakururira abafana babo. The Ben na Pamela iri muri couple zambere zikunzwe, twabahitiyemo tubashyira ku mwanya wa mbere. Ariko nawe watubwira, ese wari ukumva ari ndi ushobora kuza ku mwanya wa mbere wasimbura The Ben na Pamela? Uru rutonde twarugendeyeho bitewe n'abantu bakurikiranwa cyane ku mbuga bakunda gushakishwa, aho utamara amasaha arenze 48 bataravugwa hano mu ruganda rwa entertainment hano mu Rwanda. Hano turacyari kuri Retina TV, nkugeza ama top 10 ibiganiro byagufasha guhindura ubuzima. Uracyari kumwe nanjye Lilibi Osama kuri Retina. Ciao ciao, nakagaruka. Shalom.